bisha mu mababa mwami satana tangaza. Maranatha, umwami Yesu araje. Amazina yanjye banyita Sahinkwe Jean Paul, ariko ayakazi bakanyita Apotero Kinombe. Nkaba ndi umusore mu rugo bamayinasho ngo nzibagezeho. Bavandimwe bene data, dufatanyije umurimo, ese murazakiriye? Mbere yuko mbagezaho ibyo Imana yamaye ngo mbagezeho, twabanza tugasenga Imana. Mwicishe bugufi dusenge. Uhoraho twongeye kugushima mu buryo waturinze, tukaba tugeze hano mu iteraniro tugihumeka, habwa icyubahiro. Tugushimye kuko Imana igira neza, ifite urukundo, ukaba waturinze twabanyabyaha benshi rwabucumuye tunejeje, ariko wakomeje uraturinda, habwa icyubahiro. Nyagasani, tukuretse imiryango twasize mu rugo, aho twaturutse mu mpande zigiye zitandukanye, hari icyatuzanye kugira ngo nitubasha kukigeraho, uzahabwa icyubahiro. Nyagasani, turakwinginze nanone utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tuba ducumuyeho, uduhana mu bikoresho ngo dukizame. Amen. Neza yuko wansezeranije umugisha, nanjye unkunda cyawutegereje. Mana yanjye ziko na jambo uvuga ngo rihere, kandi nzi neza yuko uri Imana itagiye. Bene data, icyigisho nabateguriye uyu munsi kiragira giti: akana gato k'agakobwa gafasha umuntu ukomeye. Bene data, aka kana k'agakobwa bavuga, ese kafashije umuntu ukomeye ute? Reka dutange. Uzi icyo ako kana k'agakobwa karimo kavuga? Karimo karabwira uyu mugabo Eliya. Eliya tuzi yuko ari umuhanuzi wa Yehova. Nibitangaza amuha gukora, kubera ko uwo mugore atari umwisirayeli, ntacyo yari azi kuri Yehova. Reka turebe impamvu aka kana k'agakobwa kari mu rugo rw'uwo mugore. Uwo mugore ni umwisirayelikazi. Umugabo we ni Namani, umugabo w'ingabo za Isirayeli. Abanyasirayeli baratwaye ako kana k'agakobwa k'akayisirayelikazi aho mu muryango, maze bakazanira umugore wa Namani kugira ngo kamubere umuja. Bene data, kumvishamo amagambo wenda ari icyo mutasobanukiwe. Aha batubwiye yuko Namani yari umugabo w'ingabo. Tuzi yuko umugabo w'ingabo ari umusirikare, yabaga akuriye abandi bantu. Naho aka kana k'agakobwa, impamvu bavuze ngo ni umuja, kakaraje mbese umuja sinzi uko kwabivuga. Umuja ni umukozi wo mu rugo. Elisa yari azi yuko kwakira iyo mpano byari bibi, kuko Yehova ari we wari wakijije Namani. Nyamara Gihazi, umugaragu wa Eliya, we yifuzaga iyo mpano. Ni ukubera iki bene data? Reka dukomeze. Bene data, reka dukomeze. Dore uko Gihazi yabigenje. Namani amaze kugenda, yamukurikiye yiruka kugira ngo amufate. Nuko aramubwira ati, Eliya aranyohereje ngo mubwire ko yifuza zimwe mu mpano zawe, kugira ngo azihe inshuti zije kumusura. Mbega ukuntu Satani yayinjiriye uyu Gihazi akagenda akabeshya. Tuzi yuko Namani yari umugabo urwaye ibibembe, indwara mbi cyane. Warakangukaga ugasanga wenda igice cy'umubiri cyavuyeho, ariko ku bwa Yehova tuzi yuko hari umukozi wa Yehova witwaga Eliya, yari n'umuhanuzi. Igihe aka kana kamubwiraga yuko agomba kuja gusanga uwo muhanuzi Eliya, Namani yamanje kugenda yabicamo kabiri akagenda byanga, ariko tuzi yuko Yehova ashobora ibintu byose. Byagezeho birashoboka, arabikurikiza. Umugaragu we arakomeza aramubwira, kuki se utajya kwiyuhagira nk'uko abivuze? Uwo ni umugaragu we wamubajije igihe Namani yishiraga hejuru. Tuzi yuko iyo wishize hejuru ya Yehova wicisha bugufi. Bene data, reka dukomeze. Nuko Namani yumvira umugaragu we, maze aragenda yibira karindwi mu ruzi rwa Yorodani. Igihe Namani yabigenzaga atyo, umubiri we wasubiye uba mutaraga. Namani yatekereje kuri icyo kibazo uwo muja we yaramubajije, yumva koko yayishize hejuru,
ariko ku bwa Yehova Imana yongera yisubiraho ajya gukora ibyo bari bamusabye, agikora akibira muri urwo ruzi rwa Yorodani. Batubwiye yuko ya ndwara yari muriho yamuvuyeho. Yesu ashimwe. Igihe Namani yabigenzaga atyo, umubiri we wasubiye mu cyaraga. Namani yarishimye cyane, yasubiye kuri Eliya umuhanuzi, maze aramubwira ati, noneho menye neza ko Imana yo muri Isirayeli ariyo Mana y'ukuri yonyine muri isi yose. Mbega ibitangaza byabihabaye! Uyu Namani igihe yishiraga hejuru agakora ibi bintu byose bamusabye, akicisha bugufi, iyo ndwara yirakira. Yasubiyeyo agiye gushimira uwo muhanuzi Eliya, aramubwira ati, menye yuko Imana yo muri Isirayeli ariyo Mana y'ukuri isumba izindi mana zose zo mu isi. Mbega ijambo ryiza yaravuze. Namani arakomeza aravuga ati, none ndakwinginze akiriye impano nguhaye. Eliya umuhanuzi aramusubiza ati, oya sinyakire. Ese ni ukubera iki yayanze iyo mana? Nuko aha Gehazi izo mana. Mbega ishano! Igihe Gehazi yagarukaga imuhira, yasanze Eliya umuhanuzi azi ibyo yakoze. Ese ni ukubera iki Eliya yarazi ibyo Gehazi yakoze? Niko kumubwira ati, uwo ni Eliya umuhanuzi, kubera ko wakoze icyo gikorwa kibi, ibibembe bya Namani birakuzaho. Mbega ishano n'umururumba byabimubayeho. Kuko intore zawe wafashe ukuboko, ntawe uzazikuvunura mu kiganza. Kuko intore bene data, ndumva twagarukira hano. Iri niryo jambo Imana yampaye ngo mbagezeho. Gusa mbere yuko dusoza iki kibwiriza, nzi yuko ngukiyemo byinshi, nanjye hari ibyo nshuye, ariko hari ibibazo nabanza nkababaza. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, Bibiliya itandukaniye he n'ibindi bitabo? Icya kabiri kikabaza, isezerano rishya ni iki? Isezerano rya kera ni iki? Bene data, abiri ijambo ryacitse, twahurira kuri YouTube yanjye, YouTube channel yitwa Imando TV, ugakomeza ukaryoherwa n'ibi bibwiriza mba ndi kunyuzaho. Sigarana amahoro ya Kristo. Bye bye, naho ubutaha. uko wamenye izina, nanjye ubu ndarindiriye ngo ndebe. Kuko intore zawe wafashe ukuboko.